yatubwiye yuko amaze hafi imyaka 2 atarya inyama, ariyo mpamvu navuze ntireka muzanire noneho inkoko. Navuze mfatanya akaguna kaboko biri umugongo. Urumva nk'abantu bateka, twashatse umuceri, dushaka amata, dushaka ibirayi, dushaka ibitoki, dushaka amavuta, dushaka isuka, twagiye tuvangavanga ibyo kurya azateka byibura nk'ibyumweru 3 akaba ameze neza, Imana ikazadushoboza tukazagaruka, cyangwa se n'abandi babibonye nabo bakitanga. Janvier ni sheri wanje. Janvier ngwisheri wa mitsutsu. Anyemera Janvier. Kuri kweri musi ndi sheri wawe nzaza kukureba. Ikintu nyene nuko cyakunda kumvuza cyane. Mama ndaje nkuko yagiye ku isoko. Ndi mu bitaro. Ni aruko umwana ashaka kunyara nyine. Ikintu nuko nyine cyakunda na mama aragendaga nashaka kunyara nkabura yunda nk'umuntu ujyana nyine nkarira. Inama napfa nyine kwinya ibintu by'abana. Noneho nkarira. No bikarangira n'umuntu nyikirije nyine mama yagiye. Noneho bikarangira nyine ninyara noneho mwezi gatazijya mu ngoma ko bya bikiri bishyashya bigahita bishwanyagurika. Njye kunda ku bagasa nyine marasaraho bakujya kudoda bundi bushya. Muko nyine mu gukura kwanje iyo nagiraga mu biruhuko. Ikintu ngiye kuvuga abantu benshi niyo muri ubuzima bwanjye. Ubuhoke kabisa humura mama, humura. Ntabwo mbizi nyine yagiye kubona mbona hari arafashe naragiye. Bamba ati ngo usigiye inzu yawe nyine arigendera. Agenda atera n'ibindi nyine byose aragenda. Agenda haragiye gukodesha ntabwo mbizi. Mbona aba wenyine rwose. Nta kintu. N'umuturanyi wawe. Ni umuturanyi ngeno hano haruguru turegeranye. Ndabona amarangamutima. Hari ibintu bibutse. Biba biza. Nibiki.